Ese wari uzi ko Ishimwe Ganijuru Elie yavuye mu bihe bibi akagaruka ku rwego rwiza rwo hejuru kandi muri Rayon Sport? Nyuma yo gutizwa muri Vision FC ikamanuka mu cyiciro cya kabiri, benshi batekerezaga ko urugendo rwe rwarangiye, ariko rero siko byagenze. Muri iyi video tugiye kukwereka uko Ganijuru yahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu mupira w'amaguru, icyamufashije kwiyubaka ndetse no kugaruka, impamvu yizeye yuko agomba kuza gutsinda APR FC byanze bikunze, uko umukino ushobora kuzabera kuri Stade Amahoro uzaba uri buze kuba ukomeye, ndetse iyi ni inkuru ya comeback itangaje mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Ese koko Ganijuru yiteguye kuza gufasha Rayon Sport gutsinda APR? Ese araza gukomeza kugumana urwego rwiwe rwo kubanza mu kibuga? Kanda subscribe none ahangaha niba utarayikora, kanda like, ubundi nze nguha inkuru nziza y'uyu mukinnyi w'umunyamaboko w'umunyabigwi ukina muri Rayon Sport bamwita Ishimwe Elie Ganijuru. Ubundi mu mupira w'amaguru hari abakinnyi benshi banyura mu bihe bigoye, ariko bake nibo bashobora kongera kubyutsa impano yabo bakagaruka ku rwego rwo hejuru. Iyo urebye rero urugendo rwa Ishimwe Ganijuru Elie, ubona neza ko gutsindwa atari iherezo, ahubwo ari itangiriro ry'ikintu gikomeye byanze bikunze. Mu gihe Ganijuru yageraga muri Rayon Sport hari muri 2024, benshi bahise babona ko ari umukinnyi ufite impano ndetse idasanzwe. Yihagararaho nk'umwe muri ba myugariro bizewe, akagaragaza ubuhanga, imbaraga, ubushake ndetse bwo gutsinda. Ariko nk'uko bigenda ku bakinnyi benshi, ibintu ntibyagumye uko nguko. Nyuma y'igihe gitoya urwego rwe rwaragabanutse, bituma atizwa muri Vision FC. Ibi byari ikimenyetso cy'uko ibintu bitari bimeze neza cyane kuri uyu musore bitaga Ganijuru. Ariko kandi ikibazo cyabaye kinini kurushaho nuko Vision nayo yaje kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Bishatse kuvuga ko uwari itara muri Rayon Sport yagiye gukina mu cyiciro cya kabiri. Ibi byabaye nk'igikomere gikomeye umutima wa Ganijuru. We yabivuzeho neza abisobanura ati: yewe nari mu bihe bibi, ariko byatumye nitekerezaho nongera kumenya icyo shaka. Aha niho urugendo rwanjye rwongeye guhinduka. Mu gihe batekerezaga ko azibagirana, Rayon Sport yaguze Ben Aziz Dawo bakina ku mwanya umwe. Ibi byatumye benshi bavuga ko amahirwe ya Ganijuru arangiye, ariko mu by'ukuri ntago ariko byagenze, kuko Ganijuru we yahisemo kwitekerezaho, kongera gukora cyane ndetse no kwizera yuko ashobora kongera akagaruka. Ibi byatumye intwari ikomeye yo kongera kuzamuka. Mu byo yishingikirijeho harimo amateka akomeye: gutsinda APR ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro muri 2023. Ibi ngibi ngo biri mu byamuhaye imbaraga maze abigenderaho. Ikindi ngo ni ukwambura APR Super Cup nk'uko byari byagenze mu mwaka washize. Ibi rero ngo byamwibukije ko afite ubushobozi bwo kongera gutsinda amakipe akomeye, arongera arabyuka, wari waguye arongera areguka. Maze rero ubu ngubu noneho Ganijuru yiteguye undi mukino ukomeye cyane uri bubere kuri Stade Amahoro muri iyi minsi ku itariki ya 2 kwezi gutaha, cyangwa se ejo. Uyu mukino uzaba uri hagati ya Rayon Sport na APR, akaba ari umwe mu mikino ihanzwe amaso cyane mu Rwanda. Ganijuru rero avuga ko ibanga ari ukudashyira umutima ku muriro, gukina nk'undi mukino usanzwe, ariko kandi ukizera imyitozo n'umutoza. Inkuru ya Ganijuru rero itwigisha ko gutsindwa atari iherezo, kwitekerezaho ko ari ingenzi, ndetse no kwizera gukora cyane uko bigira umusaruro. Ganijuru ni urugero rw'umukinnyi wavuye mu mwijima maze akagaruka mu mucyo, kandi mu buryo bumworoheye. Ubu ngubu rero Ishimwe Ganijuru ari mu bakinnyi bagezweho muri Rayon Sport ndetse no mu ikipe y'igihugu Amavubi, kandi abafana bamaze kongera kumwizera. None
azongera gutsinda APR nk'uko yari abimenyereye? Ese iyi comeback iraza kumugeza ku rwego rwo hejuru kurushaho? Ibi byose rero biri mu biganza bye n'umupira w'amaguru. Ariko hagati aho ushobora kumbwira nawe uko utekereza kuri uyu musore wo muri Rayon Sport muri Gikundiro bita Elie Ganijuru.